ubukwe bwiza nawe ukomeze umererwe neza ndabona wifunze kabisa urifunga nyine kubera ubukwe bwa papa na mama. Mama yakoresheje ubukwe hanyuma se yabukoranye nani? Ni mama na papa. Hanyuma uri umukobwa wawe nawe waribarutse? Naribarutse mfite abana babiri. Umukecuru wanjye turasezeranye. Nta kibazo rwose, nta kibazo, ni byiza cyane gutumira neza. Bahaye ikaze bakunzi b'Umwana TV aho muri hirya no hino mu bice bitandukanye by'u Rwanda. Nizere ko mumeze neza kandi mukomeye mushima Imana rugira rugena byose. Reka mbasuhuze kandi namwe mbahe ikaze abari hirya no hino mu bice bitandukanye by'isi. Nimba mudukurikira ku Mwana TV mwese turababwiye ngo amahoro y'Imana nabane namwe. Abari hirya no hino hano muri East Africa, ubwo ndavuga Burundi, Congo, Tanzania, Kenya, Sudani, mwese ndababwiye ngo amahoro y'Imana abane namwe. Ku Mwana TV rero nababwiye ko twibanda nyine ku nkuru zitandukanye z'abana. Twibanda ku nkuru z'abana. Tugize gutya rero umwana aduhamagaye aratubwira ati papa na mama bafite ubukwe. Ati kandi twazishima cyane tubonye nyine mwaje kudusura tukababwira nyine ukuntu twishimye. Mu by'ukuri buriya nyine umwana ngo ni umutware, kandi umwana iyo avuze akenshi biba byiza iyo umwumvise, kuko ibyo avuga burya biva ku mutima we. Ntabwo ari nk'abantu bakuru muri iyi minsi, abantu bakuru babaye nyine ba nyamwigendaho, ibyo bavuga akenshi ntabwo biba biri ku mutima wabo. Ariko rero umwana iyo avuze birumvikana, kandi umuntu akaba yavuga ati reka ibi bintu tubishyire mu bikorwa. Mu by'ukuri nk'uko muri kubibona hano kuri iyi videwo ni nk'ibirori. Ni ibirori, ni kuri ADPR Gasharu hariya mu karere ka Gasabo. Noneho rero ahangaha ubwo aba ni abakwe. Nabakore ko urabona video nyine irasekeje, baragenda bamuhanagura inzira zose kabisa, inzira zose. Ntabwo twifuje gukora ibintu byinshi, nta mwanya munini twari dufite, ariko twaravuze tutireka twubahirize umwana kugira ngo bigende neza. Mu magambo make, imodoka ahangaha iragurutse, ariko dore twaratunguwe, dore ukuntu ibirori byari bimeze. Muturebere, ariko nawe nyine ngo yari yishimye. Ntugire ngo hari ikindi kibazo. Tutagiye kure, reka twiganire n'abana kuko aribo bari batuzanye, twumve ibyishimo byabo kuri uyu munsi bimeze bite. Ni mu magambo make, amashusho yo nayo ngayo, gusa ikiba kigenderewe nyine ni ukugira ngo abana bishime nk'uko baba babyifuje. Kandi burya ikivuzo cy'umwana kiba ari nk'itegeko. Twebwe hano ku Mwana TV ngira ngo nibyo tuba tugomba kubahiriza, keretse nyine bitugoye cyangwa bikatunanira, ariko kuri iyi nshuro twarabikoze, tubikora akanya gato. Niyo mpamvu nta muhango munini urimo rwose, ariko ndatekereza ko umwana wenda nanabona iyi video byibura azishima. Reka rero byibura dutangire tuganire nabo mu magambo make. Twahamagawe n'umwe muri bano bana batoya, reka tumuhe ikaze. Uraho neza bebe? Meza. Uraho. Amakuru yawe? Meza. Witwa nde? Mererwa Sandrine. None se umurerwa Sandrine ko ngusanze hano bimeze bite? Nuko mama yakoresheje ubukwe. Mama yakoresheje ubukwe. Mama yakoresheje ubukwe? Hanyuma se yabukoranye nani? Na papa. Sandrine ko utari useka ibintu ni ukuri? Nuko bitigitwege numve ko ari. Hanyuma witeguye kurya iki mu bukwe bwa mama na papa? Fanta. Fanta se urayirya cyangwa urayinywa? Ndayinywa. Urayinywa. Ikindi? Umuceri. Ikindi? Inyama. Ikindi? Nta kindi. None se keke ntago uyizi? Ndayizi. Iyo bita gato urayirya se? Ntabwo ndi kubona ko wishimye, sinzi impamvu. Ntago wishimye? Wishimye wowe? Wishimye? Ndishimye. Urishimye? Ambaye n'agakanzu keza, mbese urishimye umeze neza. Aho rero kankore kujya kurya keke? Sawa.
amakuru yawe? urakoze. Nitwa Iradukunda Shadarake. Kuri uyu munsi w'ubukwe bwa papa na mama nishimiye uyu munsi mukuru, nzajya mwibuka mu mateka. Nzajya mwibuka mu mateka. Ku mutima rwose urumva hakeye? Ku mutima ndumva ari sawa. Hanyuma ni iki wakifuriza papa na mama rero kuri uyu munsi mukuru w'ubukwe bwabo? kuri uyu munsi mukuru wa mama na papa, abantu bose bahuye, umunsi ni mwiza cyane. Sawa rero, reka tukubwire ngo ubukwe bwiza nawe ukomeze umererwe neza. Ndabona wifunze kabisa, urifunga nyine kubera ubukwe bwa papa na mama. Sawa. Umwana wa kangahe mbese wanyu? Wa gatatu. Sawa rero, urakoze cyane. Namwe murakoze. Utubukwe bw'abasaza bw'abageni, umukwe n'umugeni. ariko ibanga ngo ni mama na papa? Ni mama na papa. Ni mama na papa. Utiki? Ni mama na papa. Hanyuma uri umukobwa wabo nawe waribarutse? Naribarutse, mfite abana babiri. Ubu ibyishimo byawe bimeze bite? Ibyishimo ni byinshi. Ufite abana babiri? Mfite n'umwuzukuru wa gatatu, nyine afite abuzukuru batatu. Arese mu by'ukuri mu mutima wawe urumva bimeze gute? Bimeze neza kuko ubu bukwe ni ubukwe twari twishimiye twese nk'umuryango. Hano ngo ugiye kubaha Imana ashaka gapfundikiye gatera amatsiko, ubu icyabwira ikintu kiri mwaho ngaho ntago wakimenya. Ni icy'umugeni nyine ubwo ngubwo. Ni akabanga kari buze kubashimisha. Hanyuma urabifuriza iki se? Nk'uko bisanzwe mu muco wacu w'Abanyarwanda hari byinshi umuntu yifuriza abageni, urifuriza iki mama na papa koko? Mama na papa se ndabifuriza nyine kuzakomeza bakabana neza, kagira urugo ruhire. Kuba baranakubyaye nawe ukabyara, bakaba bageze ubusha, babanye neza pe? Babanye neza nta kibazo. Ni ibintu byiza. Reka rero nawe tukwifurize ibyishimo n'umunezero. Murakoze. Sava. Habyarima, umeze neza? Umeze neza cyane. Umutima urumva rwose uguwe neza? Rwose umutima numva uguwe neza, numva nduhutse. Reba imyaka imaze yose nakingirwa n'umudamu wanjye. Urabona atari byiza cyane koko? Ni ukuri rwose. Umurebe turebe, muhuze amaso. Niyo seko nashakaga wampaye. Ni byiza cyane, ndakomeye rwose. Uravuze ngo ni imyaka ingahe? Ni myinshi, ntabwo twayivuga. Ntabwo twayivuga. Uyigize ibanga? Nigize ibanga. Ni ukuri buriya rero iby'Imana nta banga. Ni ingahe? Reba imyaka 53. Mumaranye mwubakanye? Oya. Iyo mwubakanye? Twubakanye. Uyu munsi noneho ukaba ushyingiwe byemewe n'Imana? 25. 25. 25. Wow. Mu mutima wawe akanyamuneza kari ku maso yawe, mu by'ukuri biragaragara, ariko ijambo rimwe ry'imva mutima ni irihe? Ni byiza cyane kubera ko ubu umukecuru wanjye turasezeranye. Nta kibazo rwose. Nta kibazo, ni byiza cyane, gutumira neza. Ariko ukimara kubona pasiteri ariho arahira, reka mbanze mvuge pasiteri avuga ati nemeye gushyingiranya aba bageni, mu mutima wumvaga bimeze gute? Nari meze neza cyane. Nari meze neza cyane, mvuga ngiye gushyingirwa n'umudamu wanjye, byari bimeze neza. Hanyuma mubyaranye abana bangahe? Uwiteka agiye kubahana umugisha muri iyi si. Tugenda iganira ku marembera cyane ko ibyanditswe byera birabivuga. Mumaze kubyarana imbyaro zingahe? 6. 5 twabyaye impanga. Reka kwanza mbanze nawe nkwakire, kuko abakunzi ba Touch One TV ni abanyamatsiko. Umeze neza? Tumeze neza cyane. Urasa neza cyane kandi uraberewe. Ngira ngo urugamba wararurwanye none warutsinze. Imana ihabwe icyubahiro umunsi no mu ijoro. Yego. Uruvuze ngo mwari mumaze kubyarana? Tubyaye abana 5, ariko dufite abana 6 kuko twabyaye impanga. Yego. Ubu uri Nyabade? Ndi Nyabade. Abo duheruka bafite imyaka 10. Yego. Ni impanga. Imana yarakoze, yaraturinze. Urabona ubu kugiye twagiye tubusubika, Imana ikagumya ikanaturinda. Urabona
iraturinda ntitwarwana na kovide, banadukingira, ubu rwose ni byiza cyane, ubu ni byiza cyane, tumerewe neza. Ni byiza cyane. Hanyuma tubashimira, tubifuriza impagarike n'ubugingo. Ni ijambo twasanze abakuru bakoresha, iryo jambo ry'uyu ndaryumva. impagarike n'ubugingo ni ugutunga, mugatunganirwa, mukarera abo mwabyaye, birumvikana, bikagenda neza. Turabashimiye rero kandi tubifuriza ubukwe bwiza. Ni namwe turabashimiye. Tubashimiye igikorwa cyiza mwatugejejeho, tubashimiye ubufasha mwatugiriye, tubashimiye yuko mwagize neza cyane, tukaba nukuri twumvishe dufite umunezero mwinshi. Imana ibahe umugisha. Dusangire. Amen.